niko kaga gakomeye. Intambara zirahari ziratubabaje ko ziratumara abantu, ariko mideriye zizashira, ntabwo zizagumaho. Ariko intambara ni dufite ni uburyo twitwaraho, twashwaragiye aho twagiye, mu gihe tugitegereje ko Imana dutabara tugasubira iwacu. Tuzasubira tumeze gute? Tuzasubira dufite izindi ndangagaciro kandi bagabo, kandi icyarigano gikomeye kuruta ibindi, kugira ngo azacivanemo zarutwaga no kumushyira muri gereza. So biriya rero usibye icyo nakwita nk'imvugo nyandagazi, uzi ko ari uvuga ikintu bazavuga ngo uzuga ngo uri marishavu ngo karyitera. Hari igihe uvuga ibintu kugira ngo hari icyo bizakumarira, ugasanga ahubwo ntacyo bikugejejeho, bigasa nkaho byeza ndetse wawundi wari ufite icyaha kuko wabivugiye mu buryo butari bwo. Niho nari mvuze ngo amakuru yose abazungu baga twigisha izindi mvugo tuza tuzizireferaho rimwe na rimwe, toute vérité n'est pas bonne à dire. Haraho yavugirwa kandi gakemura ibibazo, ariko kugenda hari ukavuga n'imvugo zimwe ababikurikira bamwe, hari abafungura YouTube muri kumwe n'abanyoko bukwe n'abaso bukwe n'abakazana n'abandi n'abakwe, ku bintu babivugirwa tisizo muco wacu. Nuriya witwa ngo umunyamakuru wabishizeho nawe, je kubganje numva ko atari umuprofessional mu kazi kiwe. Nuriya wababaye kamvuge ko yababaye nyine kuko wenda yakora bitari byo, ariko hari inzira bari kubicisha mu kinyabufura mu muco wacu wa Kinyamurenge, kandi ukagira impact ikomeye n'abandi batazongera n'ufite umutima atashobora kubikora. Ukira aho ngaho Dr. Abagomba kuba bibahakisha ni abanyamakuru cyangwa ni abakuru b'umuryango bashobora kuba bagenda bakicira hanze? Ni abakuru b'umuryango, n'ababyeyi, hanyuma ni nk'abarinzi b'igihango cy'umuco wacu. Ndabyumva, niho nshaka kuvuga. Aho ari by'abana n'abanyamakuru bagenda batora. Ukira aho ngaho rero, umwana afite ababyeyi yari kubabwira, ababyeyi nabo bagahura, babandi nabo yarari bafite ababyeyi, bashaka bagahamagara abandi babyeyi bindi miryango itari yayindi, ni nabo bazabakiza abantu. Iyo basanze ico kintu ari ukuri, n'ikimarura mwana gahinda kandi kamweza, wa mugabo arahanwa nyabyo iyo basanze ari ukuri. Kandi bari abahanga cyane mu muco wacu gucukumbura no kumenya ko bizavuzwa ari ukuri. Naho birani pafu n'utakabimenye n'utari mu bwoko bwacu no mu bwacu, yage kuzumva ntabwo azumva ko ari umuntu umwe bavuze, adufata ko twese ariko tumeze. So sinzi rero avantage irimo uko ntekeza ku giti cyanje. Murahane mu ukavuga okay yarababaye, kandi iyo babaye ntumenye ko kugira ngo kiri bisebe no kuvuga. Ariko niyo ugiye kuvuga utekereza aho uvugira, kandi ko kuyuvuze widesharge ukavuga uri desharge, ariko araho yakwidesharge kandi bikagira agaciro bikanamukiza bisebe, kandi nuri agafatirwa ubusa uri kuko wumvishe muri introduction yacu twatangiye twihanganisha abantu babuze babo, kandi n'abiri yaruguri wacu, kandi abana ba hano nawe tujuru ni babandi n'abanyamurenge. Kuba rero tugiye guta indangagaciro zacu turi abanyamurenge, kuba tugiye guta ibyaturangaga turi abanyamurenge, niki twogahora kugira ngo tutukate bituranga? Ubikomojeho wenda binzukiriza ama emotion yandi, nari nabyirinze kuko ni ibintu biza bitubabaza buri munsi. Hari mico imwe nimwe abanyamakuru bashira hanze, sinzi ko byenda wagiye wikurikirana, ugasanga havuyemo ico kintu cyo kuvuga ngo byenda bari gusenya umuco wacu, kandi umuco wacu ari imico imwe itari myiza abantu bagenda bagatsimbataraho, ariko itari myiza ariyo cyane nabona babe expose mu rwego rumwe n'urundi. Hariya ndavuga cyane hara muri Kenya nimbuze gurikira actuality. Okay, ziriya ni kazindi navuga ko ari nk'inzaduka, ariko mu muco wacu bifite uko ikintu cyabaye nubwo cyaba gikomerekeje nk'uko nabyumvaga. Nta mpamvu yo kujana, turavuga in general, gifite uko cyakorwaga kandi kigahanwa ntikizongere. Byaba ngombwa umugabo agacibwa agahabwa akato mu bandi bagabo, kandi icyarigano gikomeye kuruta ibindi, kugira ngo azacivanemo zarutwaga no kumushyira muri gereza.
so biriya rero usibye icyo nakwita nk'imvugo nyandagazi uzi ko ari uvuga ikintu bazavuga ngo uzuya muri marishavu ngo ukaryitera hari aganire na se ngo ntazamenye icyo sekuru asize avuze bivuga ngo niba utaganiye n'abana bazamenya icyo bari cyo gute yamenya yarakomotse mu myaka ituri imbere rero wasanga tubuza abantu kandi bahari kandi niko kaga kababaje wapfuye gaba barangije ntazapfa kabiri ariko gupfusha umuntu ahagaze ntazi iwabo ntacahamariye n'ahandi nakurya yihinduye ntabaye waho ngo abe integere 100% n'ubundi aracyari kwa kundi bamufashe intere irimo ni iyihe inyungu irimo ni iyihe bababye kudafata iyo responsabilité n'abandi bose bafite ijwi bavuga ari kumvikana kugira ngo tugarure umuco wacu n'indangagaciro z'ikinyamurenge ndumva twaba turimo dukora nk'abatikorera cyangwa nk'abadateganya ejo tunavuga ko turimo dukuramo akarenge bagasigara iyo generation nitutayitoza izatoza abandi gute hanyuma kuri icyo kintu warukozeho kijanye no kuvuga ngo ababyeyi niyo turi kublaminga ababyeyi cyane ariko hari ababyeyi bagerageza kugira ngo baganirize abana ariko social media y'ubu aho navuga ko yari ifite akamaro kuko itanga amakuru akibutakira ku bantu benshi vuba ikibabaje cyo kuri social media y'ubu irakoreshwa n'abantu batabikwiriye benshi muri bo saba profession umunyamakuru afite amakarite afite n'amakriteri afite n'ibiziririzwa n'ibitaziririzwa agomba gukurikiza kugira ngo agire amakuru ibo babigize nk'ukundi kuntu wani ukuntu uza numva wewe nimwe mubizi niba muza muhembwa koko wari ibintu mukora mukagira ama views ngo YouTube ikabahemba noneho baraza barabivanga bigira ukuntu abandi babikoresha mu gusenya aho kubaka barimo kwirwa bivugiraho ibintu byangiza ubwoko bibutuka bibuteranya uri mu kwizumva nawe ubwawe uri umunyamakuru ariko social media nziza ikozwe n'abaprofessional babyo babimenye ni nziza ni ingirakamaro yafasha abantu ndetse no kumenya uwo muco amateka yabo nabo bana n'urubyiruko abanyamakuru babageraho mu buryo bworoshye mwona kwandika mwona bisobanura mu bundi buryo bakabyumva kandi bikabagarura kuko ubwo urumva ntavunika ariko ni nziza ikibazo nuko irimo gukoreshwa nabi twebwe ayo makuru yige twaramukanye gutyo y'amagara amakuru y'ukuri afite ama preuve tangible no mu bisamakuru bambwiye ko hana byabaye gutyo kandi kwa bavuga ari ukuri undi akayabwira undi kandi bagasanga bose barayamenye niba ari ikibi cyabaye niba ari cyiza niba ari iki bakabimenya kandi niba ari ingamba bakazifata ariko ubu ngubu ikibazo dutewe na social media biri mu kuvugirwaho n'importe quoi n'importe qui bimwe bikaba byo gukomeretsa ibintu byo gusenya ubwoko n'umuco n'umuryango ndetse ibindi bigashira abandi mu kaga ariko ikoreshejwe neza social media ifite akamaro muri iki gihe urakoze cyane hari imbogamizi tugenda duhura nazo bwana Dr. ukwiye kuba unavuga cyo ukavuga ni en general turi kubiganiraho tuza kuja en particulier imbogamizi zo kumva ko bamwe na bamwe batumva ko social media iba yagira akamaro mu rwego rwo kugira ngo igarure umuco cyangwa se yigishe kandi bitewe n'abantu byenda bakagombye kuba bagarura abantu hako ntibatanga umwanya cyaba ari ikibazo ku bantu bose ntibumvira rimwe bagenda bazumva gahoro gahoro ariko social media ifite akamaro ariko yayi ni nziza navuze yayi ni nziza ese imbi uvuga niyinjira en detail ku bwoko canke we aho muherereye mwese abandi mwaramutse bitewe naho muherereye bitewe n'igihe urebeye ikiganiro cacu nizere ko mumeze neza aho muherereye abakunzi bacu dutangiye duheza mpore ku bavandimwe ku nshuti ku miryango igize iminsi ibura abavandimwe hariya
mu Minembwe murabizi ni ibintu bigize iminsi bicicikana buri muntu wese arabizi muzi ikibazo dufite hariho abantu babuze ababo dutange tubihanganisha tubabwira ngo pore mwihangane Imana iratuzi kandi Imana izadufasha umunsi umwe bigende neza karagahinda gashire tugire umutekano tumere nk'abandi hariya muri Kongo hanyuma uyu munsi turi kumwe na Dr hano Charles araza kutwibwira tubwira amazina ye muraza kumwumva ku bantu batamuzi twatewe iteka no kugira ngo tuze kumureba tuganire ku bintu bimwe n'ibindi bikurikira kugira ngo aduheze umuco ku bintu bigize iminsi biba hano cyangwa se ku bintu bimwe na bimwe azi kuko ni umuntu mukuru kandi ni umuntu ufite inararibonye hano muri societe hanyuma Dr turakwegereje murakoze cyane urakaze cyane hano ni kuri Humbure TV and Radio twaragutekereje twumva ko dushobora kuba twaza tukaganira nawe ukatugira inama uri dogiteri uri umubyeyi ukaduhugura nico televiziyo imaze rero turakwegereje mu kiganiro kugira ngo tuze kuganira hano kuri Humbure TV mumeze neza hano tumeze neza murakomeye catering nuko ari imbeho gusa ariko ameze neza imbeho uzibona gute no mbeho jewe ku giti cyane nta kizimbwira ariko mbona abandi benshi isa niba jena ariko nje nkunda ubukonje kuruta ubushuhe iri haruguru iwacu nabonye ku Ndondo kiraza Ruramba abantu biti Gahororo za Gahoro harakonje nawe ariko ntabwo yigeranye n'imbeho ya hano tigereranywa kuya ntambe haba iri mu zero ariko hano ari ibindi ariko iri haruguru nabonaga ibishasha mu kwezi kwa karindwi kandi ari muci bitonyanga amazi agatonyanga harakonje ariko ntiwageranye ubukonje bwa hano n'ubwa hano tibishoboka ugiye kuvuga ko hano ariho hakonje kurusha iwacu harakonje cyane ubukonje bugezeyo ntacasigara iri haruguru iwacu ese umwana abantu baho gute badafite amahiti badashusha mu mazu badashusha mu modoka n'imyambarire ubwayo ntabwo imeze nk'iyo bambara igihe cy'imbeho hano Dr turi muri Amerika twembe ko turaganira uzubona gute itandukaniro hagati ya Amerika ukabona niri iwacu niri kintu difference nini ihari ni ibitagereranwa baba umusabye kukubwira ibitagereranwa ntabwo nagereranya Amerika nari iwacu Amerika ni igihugu giteye imbere cy'igihangange ntabwo zamuye bafite n'imibereho yabo ntabwo turayigera nta nubwo twayikompare ariko babayeho natwe tubayeho ndavuga ku bintu bijanye urumva kera dufite kirima nziza kubarusha ico cyo ni icambere nubwo bagira iterambere ntibakwiye kirima nk'iyacu yagozwe n'Imana yego ntabwo bayibona ira kirima yiwacu uziko nkari za plane abantu bohinga gatatu mu mwaka ibaze hano muri Amerika urabona ko bishoboka bazashoboka kandi n'ubushuhe bwaho ikibi cyaho hano iyo ubushuhe bwabaye burenga urugero butihanganirwa ariko buriya bushuhe bwa hariya n'ubushuhe busanzwe nyine bwabwira n'igihe hari ibyera muri byo n'ibindi igihe batabihinga no muci kandi bigakunda ariko hano nk'ahashushe za Arizona n'ahandi haba ubushuhe buteye ubwoba bwinshi hejuru nigeze gutemberera ubushuhe hejuru y'ijana habi cyane hanyuma kuko twari tugereranyije kuganira banza utwibwire Dr amazina yawe urinde wari wamvuze ariko nitwa Charles yego Hakizimana wa Bihembe anje ndakuzi ariko hari abantu benshi gukurikirana badashobora kuba bamenya uriwe hanyuma kuko twari tuganiriye ku bintu bijanye na hano wabaye ruguru iwacu wabaye hano urabona gute imiterere ya hano abantu ba hano bameze gute cyane ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge ndetse n'abarundi n'abanyarwanda badukurikira barabibona sinavuga abantu bose nkaho mbazi cyangwa n'abakoreyo recherche cyane ariko ni nka bya bindi birivuga ngo bamweza bishushanya yego hari abamaze guta
haba mu Nyarwanda haba mu Nyamurenge haba mu Barundi n'abandi batakimenya ukimenya uko bateye nta ndangagaciro bagifite ntibakira abanyamurenge ngo babe cyangwa abanyamerika ntibakira abanyarwanda cyangwa ngo babe abanyarwanda cyangwa abanyamerika ugasanga yafashe hose si byiza hari ibyo wakwigira muri Amerika ukakora nk'abanyamerika ariko si ngombwa kuhindura akaranga kawe ngo ushake gusa n'abahandi kandi utari uwaho n'abanyamerika icyo nicyo wenda navuga kitari cyiza kuri twebwe cyo gushaka guhindura icyo wari uri cyo ngo wigire icyo utari cyo ukiri aho ngaho nari nigeze kubona abana hano benshi ugasanga bafite amarasta urabona imisatsi yabo ukuntu bayikaraga ukabona nyine bameze nk'abantu bamaze gufata imico y'abahano ese urabona uko kwangirika cyangwa se uko gutakaranga kwangirika ko ibyo bintu biterwa n'iki biterwa n'umuco n'ubwabo bonyine biterwa n'ababyeyi cyangwa biterwa na environment biragoye kubivuga kuko turi mu bihe bigoye birusha aho abantu batacyumva cyangwa ngo bihanganire inyigisho nzima kandi bizaravuzwe ubwo nasa n'ubwe muri Bibiliya iyo ugize ngo babwire ngo ibintu ni bibi bagufata kuri umuswa ahubwo kandi akabikora nawe ari umuswa kurushaho atazi n'icyo bivuze ntazi niyo na biriya byo gukaraga imisatsi icyo bivuze naho byakomotse ugasanga wakagira ngo ubwo yasanze wenda environnement asanze ko ari kwizibikora nawe kugira ngo yumve ko yabaye waho agahita abikora muri ubwo buryo ariko yaba yabazaga bakamenya n'impamvu yabyo wenda ntibanabikora cyangwa ngo bakabishize ku mitwe yabo ariko akenshi n'ubutamenya ese tuvuge nk'abana bacu nyine abo bana babikora biterwa n'iki tuvuge uko bangirika muri ubwo buryo ugasanga ko barakora ibintu batazi kandi batabajije biterwa n'iki ku bwawe nk'umubyeyi njyewe nk'umunyamakuru nobaza ese ibyo bintu biterwa n'umuco biterwa ubwabo cyangwa biterwa n'ababyeyi batabazi uburere cyangwa biterwa na environment abana bacu bose ungarutse aho ngaho gato ntabwo ariko bose bangiritse twavuga ko harimo bamwe bamaze kwangirika hari n'abandi badafatiwe hafi bashobora kwangirika nabo ariko abana bacu bose ntibangiritse ariko abangiritse icya mbere navuga ko ari ubwabo kuko nta mubyeyi wabyaye akarera wabwira umwana ngo uje kwangirika uruhare rwa mbere rwo kwangirika ruva ku mwana wenda bikomoye ku bandi biriranwa ariko rero hakaza kuzamo uruhare rw'ababyeyi rw'uburangare cyo nakwita wenda uburangare cyangwa se irresponsabilité cyangwa se kutuzuza inshingano za kibyeyi ngo bakurikirane abana umunsi ku munsi bicarana nabo baganira nabo bababwira ngo iki ni kibi si kibi hakaba n'abananirana abana ubwabo nyine nubwo baba bicaranye n'ababyeyi kubera cyagiye nakubwiye gikomeye cy'ubwigenge cyo kwigenga cyo kwigira ibyigenge akumva ko ibyo umubyeyi ahamubwira ari ubuswa mbese yasigaye inyuma ibyaha yakora biramurenze wenda akaba bimunanira ariko nibura aba yakoze ubwo ari bwo kumubwira ariko ndatekereza ko abenshi uko ntekereza nta bushakashatsi nabikoreye abana bafite umwanya munini wo kubana nabo babanduza umwanya w'ababyeyi ni muto cyane cyangwa ushobora kuba nta n'uhari kuko ababyeyi nabo barangariye mu bindi byabo byo gushaka amafaranga kujya mu makampani gukora n'ibindi ariko gufata umwanya wo kwicara n'abana ntawe ni mukeya ubwo rero uruhare rwawe rw'ababyeyi bararusangiye abafite abangiritse
navuga ko harimo part de responsabilité hose abantu ubwabo kuko bose ntibangiritse kuko bamwe bangirika abandi ntibangirike ni ukuvuga ngo uwangiritse afitemo uruhare rwe ariko wenda n'ababyeyi ntibamwitayeho ngo bamubwire ariko hari n'ababyeyi bagaragaje bikabananira ntako wamugira noneho ukurikiranye n'uburenganzira bwo muri iki gihugu bw'abana kuko utanamukoraho utanamuhana umubyeyi agaragaza kumubwira atabyumva akitwara uko ashatse ariko nanone umwana w'ubwenge iyo acumvira ababyeyi arabamubwira bakamutesha akareka umwana uko wari ubivuze Dr. Uburere cyangwa se education de base itangwa n'umubyeyi kandi kwangirika k'umubyeyi n'umwana je mvuga kuko ari ababyeyi ati gute ababyeyi nibo batanga education de base bakabigisha bakabeza uburere ariko hano hari ibintu nka 2 cyangwa 3 ababyeyi bahana bagira ama schedule bagendera ku masaha nta mwanya bagira nkuko wari ubivuze ikindi cya kabiri umwana ntibamenye ukuntu umwana abyutse n'ukuntu yiriwe icya kabiri ururimi hari abana bavukira hano bagakurira hano bagatangira kugira imico hano ariko badashobora kuba baganira n'umubyeyi wiwe kubera ko umubyeyi ntazi ururimi umwana niko avuga wenyine none urabona aho ngaho ana ababyeyi ababyeyi basa n'abafite uruhare runini cyane kuvuga ngo abana bangirike navuga ko wenda nk'abana bavukiye hano uruhare narushira ku babyeyi ariko nk'abana baje ari bakuru b'abatineja bamaze kugira ubwenge baje bafite ururimi rwabo bashaka bakarutakaza bafite mu ruhare rwabo bafite n'uruhare rw'ababyeyi ariko nk'umwana wirereye babiterwa n'iki bo bibwira ko kuba abana bavuga icongereza gusa nico kimwerekana ko yateye imbere yageze aba n'ababyeyi noneho agatesha umuco agaciro wa muco wiwe akumva ko umwana we kuvuga icongereza gusa atumva imvugo y'ababyeyi be bo bakumva barizihiwe bakumva ari nkaho bari fieri urashaka gukoresha imvugo n'undi zumva bakaba proud yo kumva ko abana babo bavuga icongereza gusa ariko babaha bigira nabo ubwabo bagira n'abana babo ubwabo nabi kuko uwo mwana akora mu icongereza ariko ababyeyi ntibakizi communication yabo hagati y'ababyeyi n'abana ntayizaba igihari kandi ikigize abantu bose ni communication iyo kuvugana gusangira ibitekerezo bitakibaye umuntu wese akora ukwiwe none umubyeyi nazaba atakivugana n'umwana aravuga icongereza we ntakizi azamuhana ate azamuhanura gute kavuga nje ngo uruhare rwabo rero umwana nagende ku ishuri avuga icongereza avuga n'abandi bana nataha mu rugo abana ababyeyi babaganiriza ururimi rwabo kumenya ururimi rwanyu ukamenya no kuzakomeza kukomunika bifite agaciro kuruta kuvuga ngo umwana gusa ngo yateye imbere akavuga n'uri mutumva ntimukivuganye ubuhaye wirerera cange ubuhaye urera undi muntu aho njewe ku bwanje numva responsabilité nashira ku babyeyi ntibabonera umwanya niba wana ufite bakabaganiza nabo cyaga icongereza nakivugire ku ishuri nagane n'abandi bangana abajana ariko nagera mu rugo nagane ururimi rw'ababyeyi biwe kugira ngo nejo kuko badahamenye cy'icongereza hamenya bazabona uko baganira n'abamwana wabo niko mbitekereza urumva ko cyane turableminga ababyeyi kuko nibo babikora kuko kuvuga ngo ntibahaye umuco noneho kuvuga gutyo ko bamusiga bavugisha ntibamenye n'ikinyamurenge urumva ko si ikibazo kigiye kuzaba mu bwoko nico nkubwira none se utacumva ikinyamurenge ciwe cy'ababyeyi be ababyeyi bazamurira mu buryo batavugana haraza abanyirakuru ntaco bimubwiye tibavugana tibaganira
ntazi n'ejo namara gukura ntazanamenya nibura ngo arakomoka he. Niyo naguye ngo wenda Tesa arimo ararerera nde, niba atarera nk'urimo yirerera arimo ararera nde ngubwo bavuga gusa ngo bumve ko bageza ngo bavuge urwo rurimi. Kwiga no kumenya indimi ni byiza, ariko kuko utamenya urwawe rw'akavukire. None kuko wumvishe muri introduction yacu twatangiye twihanganisha abantu babuze ababo kandi n'abiri haruguru iwacu, kandi abana ba hano nawe tujuru ni babandi n'abanyamurenge. Kuba rero tugiye guta indangagaciro zacu turi abanyamurenge, kuba tugiye guta ibyaturangaga turi abanyamurenge, niki twogahora kugira ngo tutukate birabiri bituranga? Ubikomojeho wenda binzukiriza ama emotion yandi. Nari nabyirinze kuko ni ibintu biza bitubabaza buri munsi, ariko reka tubahe mpore nkuko nawe bitanze. Ibyo turabihorana n'agahinda tugendana kibitukorerwaho. Ariko icyabi gitangaza kibabaje kuruta ibindi, ziriya ntambara zo zizashira. Nta kidashira, nta joro ridaca, nta mvura idahita, biriya bizashira. Ariko akaga gakomeye ntekereza twazahura nako gakomeye, nuko twatakaza abantu kandi bahari si hano honyine aho twashwaragiye. Hari abagiye mu bihugu bivuga izindi ndimi nizo bari mu kuvuga. Nta kindi babatoza, nta mateka, nta rurimi, nta muco. Dushora mu myaka iri imbere kuzima kandi duhari tutarashize. Nicyo kibazo, niko kaga gakomeye. Intambara zirahari, ziratubabaje ko ziratumara abantu, ariko mideriye zizashira, ntabwo zizagumaho. Ariko intambara ni dufite ni uburyo twitwaraho, twashwaragiye aho twagiye, mu gihe tugitegereje ko Imana dutabara tugasubira iwacu. Tuzasubira tumeze gute? Tuzasubira dufite izindi ndangagaciro? Tuzasubira turi abahe? Abana bacu bameze gute? Batashobora kuba banaganira n'abandi, no kuganira ashobora no kutemera gusubira kuko ntahazi, nta nubwo bahamubwiye, nta ururimi rwazi ni hano n'ibizazamenya zose ni bya hano n'ahandi aho bagiye baje baba hose. Ariko ngo isugukunda kwita neza, umuntu wese ukunda umwana we amumenyesha ibintu by'ingenzi, amumenyesha umuco wabo ugizwe n'ururimi rwe, arizo ndangagaciro z'umuntu, kandi umuco wanyu urimo kirazira n'ikitazira. Numureka akigira icigenge, ntakiganira nawe, ntakivugana nawe, uzasa nkaho utirereye. Nibyo navuze, ntacyo bizakumarira mu by'ukuri. Dukora iki none? Nicyo kibazo narimbajije. Uvuze gutyo kandi ruzo ni ukuri, naje ndabyemera kandi cyane, kuko hazageraho kubera ko abana ba hano narebye uzubaganiriza wababaza ikinyamurenge n'ingingo zazo, kuvuga ngo bamenye ingingo z'umubiri bikaba zabananira. Kananswe none no kuvuga ngo umuco no kumenya ibintu bishobora kuba byakorekera haruguru iwacu. Ariko rero k'abantu rero twamaze kubibona, nk'abanyamurenge twamaze kubona ko tugiye kuzangirika muri ubwo buryo, twakora iki kugira ngo tubigarure? Uburyo burashoboka. Ahari ubushake byose birashoboka. So tugenda dushiramo iby'Imana kuko nibyo byanatureze cyane. Bizabiva ngo ahatari inama, Bibiliya ni kwizitubwira ngo imigambi zipfusa. Ariko ndatekereza ko ntibararenga igaruriro, ntibararenga ihaniro, kandi n'ingamba zirahari zakorwa abana bacu n'abakuru, ndetse nubwo tubavuze abana gusa ariko hari n'abakuru bamaze kwangirika. Ingamba zirahari kandi zireba amakushe yose. Ababyeyi bagomba kwisubiraho. Biravuze ngo akumva ko ari umubyeyi, ko ararera yirerera,
ko arareba ejo uzamusazisha agasaza neza atandavuye. Agomba kugira uruhare nk'izo wari uvuze ngo kubera amasikejo ngo barinjira abandi bagasohoka ngo cyangwa bakaryama batababonye bakagenda batababonye. Nibashaka umwanya wo kwicarana n'abantu kubaganiriza. Dufite abandi bantu muri societe yacu bakomeye kandi bafite message batanga zikumvikana vuba n'abashumba b'amatorero. Je ndatekereza ngo nkuko bafata za gahunda z'urusengero, masengesho, ibiterane, ibyo bakora byinshi muri za gahunda zabyo, bagombye kuenseremo n'inyigisho z'urubyiruko zibatoza umuco kandi bakabikora mu mvugo bumva. Icyongereza cyo bakigezemo nta na effort bisabye kuvuga ngo bakimenye. Aho birirwa nabo bakina nico birirwamo n'abongereza. Tibo n'abongereza barakiza. Ariko icyo basabye gushiramo imbaraga nyinshi nukubaganiriza. Nzamura cyane no kubakangurira ngo biga icyongereza kandi ari cyo birwa mu mashuri. Nanje bikambera mire une question kubera ko bashaka cyane kuramforce icyongereza. Icyongereza bakiramforce mu bantu batakizi kandi bakuze bashaka wenda nko kuvuga ubutumwa mu cyongereza ngo babugeze kuri abongereza. Hako sinzana mu impamvu bagikangurira abana cyane ngo icyo bigamo badafashe umwanya kubigisha n'ururimi rwabo n'indangagaciro zabo n'umuco wabo n'ibindi byose. Aba rero bagomba kugiramo uruhare. Ngashiraho abanyamakuru. Ariko abanyamakuru b'umwuga pana abangaba basiga mugenda namwe mugafata bari bo bose bo gushaka ama views ariko abanyamakuru b'umwuga bafasha ku vehicle, bafasha kwigisha cyane bijanye n'umuco. Ibyo mwashaka byose byafasha umuryango kongera kwiyubaka. Ubwoko bukamenya abo bari bo. Ubu niyo ntambara twaba dufite ikomeye kuruta ko iriya masasu yo Imana irahari izaturwanira kandi izatuneshereza kuko dufite ukuri, turarwanira ukuri. Excellence Perezida w'u Rwanda azavuga ngo iteka ngo ukuri kuratsinda. Na Bibiliya ni kwizivuga. Ayabwiye kuva mu ntangagaciro z'umuntu ntazarangiza amadisikuru atavuze ngo iteka ukuri kuratsinda. Kubera ko dufite ukuri nubwo tubabajwe nubwo tubuza abantu benshi ariko tuzatsinda. Ariko ico ndimo kubona kizatugora ni umuco kugarura no gucyura abantu bazima bagifite indangagaciro z'abanyamurenge. Simvuga ko ari bose ariko dushobora kuzaba dufite abantu benshi bigoye kongera kugarura hadafashwe ingamba hakiri kare. Izo ngamba uvuga nkizihe zishobora kuba zafatwa kugira ngo nizo nari mvuze zo kuvuga ngo barema amatsinda icyo bita ama club. Bande barema ababyeyi, abashumba, abantu bose mwebwe abanyamakuru n'ibindi, habe inyigisho, habe ibyicaro, habe kuganira, habe program yo kuba aho abantu bose batataniye bashobora kwelabora abize bakagerageza gupanga ibintu byakwigishwa abantu. Ibyo uvuga nibyo bwana Dr. ariko birashoboka ko zoba bifite byenda uko bigomba gukorwa. Kugeza kuri ubu ngubu muri abagabo bakuru cyangwa se muri abantu bakuru hano kandi dufite ubuyobozi bwacu bwa ntuze ni Mahoro Peace. Ukwe ko hariho n'ubundi buyobozi byenda butari ubwa Mahoro buri contre Mahoro. Kuki ibyo bintu mutazamo bisureva ngo mujane muri Mahoro habiho izo ngamba zo kuvuga ngo amahoro babikore. Kuko ego ikanisa ryaje ishobora kubikora ariko ryunganiwe n'abayobozi bwa Mahoro ndatekereza ko ifite izindi nshingano zikomeye ariko n'iz'umuco ntiyawuretse. Tirabamo jeunesse irimo ariko navuga wenda Mahoro ifite inshingano zikomeye ubu ngubu kuko mu bintu bisanzwe by'ubuzima bw'umuntu hari ibintu bita priorite. Yego. Ubu ngubu bo bahangayikishijwe no kuramira abantu barimo bapfa no guhutazwa kwacu uburenganzira bwacu. Yego.
iyo niyo priorite kuri bo kandi iragoye kuvuga ngo bonyine banabigereho mu butwari ariko rero bagombye kugira abandi babafasha kumanuka hasi nabo bakaja muri ibyo z'umuco nabo bafite ibindi bibagoye ko nje ntekereza mahoro ni umbrella yabi coveringa byose ariko ntibakora byose ariko nk'izo kushe zinarimvuze z'ababyeyi z'abashumba n'abandi niyo bagombye kwikipa no kuvuga ngo abantu bacu abana bacu ni mugarukiraho ni mukore gutya je byantangaza kuvuga ngo mfite abana banje tugeze mu nzu twicaranye ngo turaganira icyongereza dufite kinyamurenge cyacu sinumva impamvu ariko nibajanye n'abandi bana baraganira icyongereza niba ari ikintu agiye gukora gisabye icyongereza nagikore mu cyongereza ariko kubera iki umuryango umukecuru umusaza utazi na verbe avoir ngo yareke abana kwiga icyongereza atazana kimenya afite mwizihe nyungu uwo mwana hari arumva azamumarira iki badakominika azaba ari umuntu ki simbizi ese neja mutanze akanagenda azamenya yarindi biza bintera impungenge cyane mbonye gashika mu nzu asanga ari umukecuru afite yicaranye n'abuzukuru ntabasha no kumenya kuvugana nabo kandi nabo kubera ko batavuga nabo nta nubwo bakimwikoza nk'ikintu nyine cy'igishitsi cy'iketranje kiraho ndetse gisa n'ikibabangamiye umuntu utavuga urumva yanteresa abana wa mubyeyi nawe wicaye nabo buzukuru atanezererwa atavugana nabo cyangwa umubyeyi bavuga kumva akajambo kamwe gusa ibindi bumva bimumariye iki niba udafite effort udafite imbaraga zo kuvuga ngo mu gihe turi mu nzu mw'abana mwe tuza tuganira mu rurimi rwacu nimuja ku ishuri muganire n'abanyu kuko abana bo bafite capacity yo kuba barumenya ibo ntibasabye ibintu byinshi aho bagenda hose n'icyongereza bavuga ariko mu nzu nibo baganiza ururimi rw'iwabo babone n'uburyo bwo kubabwira amateka y'iwabo babone n'uburyo bwo kubabwira indangagaciro bababwire za kirazira n'izitazira niho nibyo wari uvuze ngo amadredi gutobora amatwi n'ibindi kwiyandikaho kavuga ati musiga aha bikomoka kuri iki niki ibyo wamwigisha gute mudafite ururimi rumwe ntimukice injorogo ntimukatobora amatwi ntimukagire gutya ntimukitware nk'abariya ariya nariko numva ari ahantu hamwe apostle Dr Gitwaza ariko avuga ko na Bibiliya nizi bivuga nyine ko amaherena aho yakomotse ndabyo ntibabizi ibyo sibyo tugiye kujamo kandi bayambaye so si cyaha cyo cyane umuco cyane ariko yona mwigisha gute nibura akabikora bishatse kuburenganzira bwa ariko nibura afite information badakominika yaramutoje gusa kwivugira icyongereza mu nzu no hanze badakominika mu nzu wahugura umwana gute cyangwa warera umwana gute mutaganira kumugaburira akarya gakura nta kintu azi ntacu mutoza iwacu tugira umugani uvuga ngo utaraganire na se ngo ntazamenye icyo sekuru asize avuze bivuga ngo niba utaganiye n'abana bazamenya icyo bari cyo gute yamenya yarakomotse mu myaka ituri imbere rero wasanga tubuza abantu kandi bahari kandi niko kaga kababaje wapfuye gaba barangije naza apfa kabiri ariko gupfusha umuntu ahagaze ntazi iwabo ntacahamariye nta handi nakurya yihinduye ntabaye waho ngo abe integere 100% n'ubundi aracyari kwa kundi bamufashe intere irimo ni iyihe inyungu irimo ni iyihe bababye kudafata iyo responsabilité n'abandi bose bafite ijwi bavuga ari kumvikana kugira ngo tugarure umuco wacu n'indangagaciro z'ikinyamurenge ndumva twaba turimo dukora nk'abatikorera cyangwa nk'abadateganya ejo tunavuga ko turimo dukuramo akarenge bagasigara iyo generation nitutayitoza izatoza abandi gute
hanyuma kuri ico kintu warukozeho kijanye no kuvuga ngo abavyeyi niyo turi ku blaming abavyeyi cyane ariko hari abavyeyi bagerageza kugira ngo baganirize abana ariko ntibikunde ko muri abo bana twabifashije mike ibyo byo birasanzwe n'abatarataye ururimi bakiruvuga burya kubyara no kurera bifashwamo n'Imana hari n'umwe amuvuga ururimi rumwe akakunanira hari abananiranye atari uko bagiye mu mahanga cyangwa atari uko bataye ururimi ibyo ni ibyago mu bindi ariko uzi duha tubona hano twebwe hano nje navuga ko ari ukurankadrema mu makushe menshi hari ababyeyi baje no mu nsengero bagasiga abana hari ababyeyi babaje mu mirimo gusa bakinjiza ifaranga ntibagira umwanya kwicara n'abana babo icyo nico kibazo gikomeye hari ababyeyi bicara n'abana abana bakavuga cya kirimi batarimo bumvikana nabo bakivugira ibindi nabo bati mureke tuganire cyangwa gasopo ntimuzonge bwana muri urugo ngo mwongere mukomeze mu bwizo byanyu niba ari hamwake mufite muzikora muzirangiza mwicara tuganire muri mirwacu nibyo ntibabyitaho nukumenyeza ko umwana yaryamye nta kindi ntategeza ko ejo yamutegura ikindi kizamubwira akamaro kurushaho kandi icyo wamenya cyose udafite indangagaciro udafite ikintu cy'umuntu ugenderaho nubwo waba uzi byinshi cyane nawe ntacyo uzawimarira personnalité d'abord ibindi bikaza nyuma personnalité ibindi bikaza nyuma hari ikintu numve nigeze kumva ukomozaho ku kintu kijanye na social media kintu kijanye na social media urabona social media rukuntu yahigenda igongana n'imico yacu ya kinyamurenge urabona social media ikwiye mukuru no munota kugira ngo byendikorane n'umuco wacu shafisha n'abanyamurenge social media ubwayo en soi ni nziza yego ni nziza kuko nibyo bihe turimo kandi ifite n'akamaro ko kwihutisha amakuru ukiri aho ngaho none ko mbona hano batayikoresha cyane nk'abayobozi ba hano kugira ngo bakangurire abantu enfin sinakoze birasheshe mu impamvu batayibakangurira ariko ushaka kuvuga ko bakangurira nk'iyi njewe ukubwira hano nigeze kumva nk'ibyo ngibyo bavuga byo kugira ngo byihutishe amakuru kuri iyo point waruvuze sirimisi kabiri umuntu ahamagara abantu kugira ngo bakangurire abantu bakangura nari ntarangiza kuvuga ko warwimbaje social media social media ubundi mu muco wacu iyo wahuraga n'undi muntu wamura musaga ukamusuhuza gakeye amakuru akavuga ngo ni meza yamara kuvuga ngo ni meza agahita kubaza nawe ngo keka yandi nawe ukamubwira ngo ni meza waba ufite indi nkuru ukavuga ngo ni meza ngo usibye ko bavuze gutya na gutya noneho akamenya amakuru ukamutondera ibyabaye yigira imbere agahura n'undi gakeye amakuru ni meza we nkeka yandi ni meza urya kuko bibise ko abatarayamenye ni meza ariko mpuye n'akanaka arambwira ngo ibi n'ibi byabaye aha iyo ni social media yari media ariko yitonze cyane abanyamurenge bakoraga batazi kuko ari bakora ko ari social media ariko bakamenya amakuru mu gihe gito nubwo gitanga n'icyo social media yakoresha ariko social media y'ubu aho navuga ko yari ifite akamaro kuko itanga amakuru akibutakira ku bantu benshi vuba ikibabaje cyo kuri social media y'ubu irakoreshwa n'abantu batabikwiriye benshi muri bo saba professional umunyamakuru afite amakarite afite n'amakriteri afite n'ibiziririzwa n'ibitaziririzwa agomba gukurikiza kugira ngo agire amakuru ibo babigize nk'ukundi kuntu wani ukuntu uza numva wewe nimwe mubizi niba muza muhembwa koko wari ibintu mukora mukagira ama views ngo YouTube ikabahemba noneho baraza barabivanga bigira ukuntu abandi babikoresha mu gusenya aho kubaka bari mu kirwa bivugiraho ibintu byangiza ubwoko bibutuka bibuteranya uri mu kwizumva nawe ubwawe uri umunyamakuru ariko social media nziza
ikozwe n'abaprofessional babyo babimenye ni nziza, ni ingirakamaro, yafasha abantu ndetse no kumenya uwo muco, amateka yabo, n'abo bana n'urubyiruko abanyamakuru babageraho mu buryo bworoshye. Mwona kwandika, mwona bisobanura mu bundi buryo bakabyumva kandi bikabagarura, kuko ubwo urumva ntavunika. Ariko ni nziza, ikibazo nuko irimo gukoreshwa nabi. Twebwe ayo makuru igihe twaramukanye gutyo y'amagara amakuru y'ukuri afite amapreve tangible, no mu bisa amakuru bambwiye ko hana byabaye gutyo kandi kwa bavuga ari ukuri, undi akayabwira undi kandi bagasanga bose barayamenye. Niba ari ikibi cyabaye, niba ari cyiza, niba ari iki bakabimenya, kandi niba ari ingamba bakazifata. Ariko ubu ngubu ikibazo dutewe na social media biri mu kuvugirwaho n'importe qui bimwe bikaba byo gukomeretsa, ibintu byo gusenya ubwoko n'umuco n'umuryango, ndetse ibindi bigashira abandi mu kaga. Ariko ikoreshejwe neza social media ifite akamaro muri iki gihe. Urakoze cyane. Hariho imbogamizi tugenda duhura nazo mwana Dr. Ukwiye kuba unavuga cyo ukavuga ni en general turi kubiganiraho tutuza kuja en particulier. Imbogamizi zo kumva ko bamwe na bamwe batumva ko social media iba yagira akamaro mu rwego rwo kugira ngo igarure umuco cyangwa se yigishe, kandi bitewe n'abantu byenda bakagombye kuba bagarura abantu ariko ntibatanga umwanya. Cyaba ari ikibazo ku bantu bose ntibumvira rimwe, bagenda babyumva gahoro gahoro, ariko social media ifite akamaro. Ariko yayi ni nziza navuze. Yayi ni nziza. Ese imbi uvuga ni yinjira en detail ku bwoko canke? No, hari imico imwe nimwe abanyamakuru bashira hanze, sinzi ko byenda wagiye wikurikirana, ugasanga havuyemo ico kintu cyo kuvuga ngo byenda bari gusenya umuco wacu, kandi umuco wacu ari imico imwe itari myiza abantu bagenda bagatsimbataraho, ariko itari myiza ariyo cyane nabona babe expose mu rwego rumwe n'urundi. Hariya ndavuga cyane hari muri Kenya nimbuze gurikira actuality. Okay, ziriya ni kazindi navuga ko ari nk'inzaduka, ariko mu muco wacu bifite uko ikintu cyabaye nubwo cyaba gikomerekeje nk'uko nabyumvaga. Nta mpamvu yo kuja turavuga in general, gifite uko cyakorwaga kandi kigahanwa ntikizongere. Byaba ngombwa umugabo agacibwa agahabwa akato mu bandi bagabo, kandi cyari igano gikomeye kuruta ibindi, kugira ngo azacivanemo zarutwaga no kumushyira muri gereza. So biriya rero usibye icyo nakwita nk'imvugo nyandagazi, uzi ko ari uvuga ikintu bazavuga ngo uzuga muri marishavu ngo ukaryitera. Hari igihe uvuga ibintu kugira ngo hari icyo bizakumarira, ugasanga ahubwo ntacyo bikugejejeho, bigasa nk'aho byeza ndetse wabundi wari ufite icyaha kuko wabivugiye mu buryo butari bwo. Niho nari mvuze ngo amakuru yose abazungu baga twigisha izindi mvugo tuza tuzizireferaho rimwe na rimwe, toute vérité n'est pas bonne à dire. Haraho yavugirwa kandi gakemura ibibazo, ariko ugenda hari ukavuga n'imvugo zimwe ababikurikira bamwe hari abafungura YouTube muri kumwe n'abanyoko bukwe n'abasobukwe n'abakazana n'abandi n'abakwe ku bintu babivugirwa tisibyo buco wacu. Nuriya witwa ngo umunyamakuru wabishizeho nawe je kubganje numva ko atari umu professional mu kazi kiyo. Nuriya wababaye kamvuge ko yababaye nyine kuko wenda yakore bitari byo, ariko hari inzira bari kubicisha mu kinyabufura mu muco wacu wa Kinyamurenge, kandi ukagira impact ikomeye n'abandi batazongera n'ufite umutima atashobora kubikora. Ukira aho ngaho Dr. Abagomba kuba bibahakisha n'abanyamakuru cyangwe n'abakuru b'umuryango bashobora kuba bagenda bakicira hanze. N'abakuru b'umuryango n'ababyeyi, hanyuma ni nk'abarinzi b'igihango cy'umuco wacu. Ndabyumva niho nshaka kuvuga. Aho ari by'abana n'abanyamakuru bagenda batora. Ukira aho ngaho rero umwana afite ababyeyi yari kubabwira, ababyeyi nabo bagahura, babandi nabo aho yarari bafite ababyeyi.
bashaka bagahamagara abandi bavyeyi bindi miryango itari yayindi ni nabo baza bakiza abantu iyo basanze ico kintu ari ukuri n'ikimarura mwana agahinda kandi kikamweza wa mugabo arahanwa nyabyo iyo basanze ari ukuri kandi bari abahanga cyane mu muco wacu gucukumbura no kumenya ko bizavuzwa ari ukuri naho bira ni pafu n'utakabimenye n'utari mu bwoko bwacu no mu bwacu iyo agiye kuzumva ntabwo azumva ko ari uriya muntu umwe bavuze adufata ko twese ariko tumeze so sinzi rero avantage irimo uko ntekereza ku giti cyanje murahane mu ukavuga ati okay yarababaye kandi iyo babaye ntumenye uko kugira ngo ukiri bisebe no kuvuga ariko niyo ugiye kuvuga utekereza aho uvugira kandi ko kuyuvuze wi décharge ukavuga uri décharge ariko araho yakwidesharge kandi bikagira agaciro bikanamukiza bisebe kandi nuri agafatirwa ubusa uriya simbyera kandi kuja muri ya kapara yigize ariko nako mvuga ngo n'ababikoze ntekereza ko batabanje gupeze ngo barebe ikiza kizavamo n'ikibi kizavamo wenda n'inyungu zabo bakoze gusa ngo ntekereza banagira emotion kimwe n'umwana ko razifite zibabaje ariko umunyamakuru nyawe afite uko yabanza kamukanseringa kamorienta uko yabijana nuko yabivuga naho yabivugira yaba ari ibindi ashaka gutambutsa akabivuga mu bundi buryo bw'ikinyabufura ariko bitari imvugo nyandagazi zizumvikana ku bantu bose n'abato n'abakuru n'ibiki ndatekereza ko umunyamakuru nyawe ntiyabikora kuri aho ngaho uvuga Dr ndabyemera pe ariko ikintu kijanye n'itangazamakuru umuntu avuga inkuru yahawe kandi byenda tuvuge y'ukuri ariko bihamanye avuga inkuru yahawe y'ukuri ifite ibimenyetso niyo umunyamakuru nyabaza kurikira yego ariko nawe akayoriyanta ese ni ngombwa kwibwirwa bose cyangwa na moriyanta aho yayivugira kuko waruzaje kuguha amakuru ukamoriyanta ukamubwira icyo ntabwo cyakemurwa n'itangazamakuru hano kijane mu rukiko hamagara imiryango kijane mu nsengero abashumba barahari ntabwo mbere gusa kwamagura amagambo muri n'abajyanama yakuza akurira avuga ati ntabara mvugira iki kintu ko ugomba gucumva utoke maze kucumva mfatanije nawe numva akabaro kawe tugasangiye ariko uburyo bwiza bwo gukemura nakubwira inama kujana hana naho je kuguheza ukavugira ko biranyoroheye nico nakoreye umwuga wanje ariko ntibiri bugufasha akamubwira inama okay reka dufate nakubwiye ko turabyemera nkawe nk'umunyamakuru okay ibyo vuga ndabyemera gusa ari kintu kimwe washiramo ntemera nk'umunyamakuru ikintu kijanye no kuvuga ngo umuntu amaze kumenya inkuru mu buryo bitwaramo kandi agomba gutangaza inkuru ari nyayo ati gute tuvuge ku rugero nka kira gikorwa cabaye turabivuga in general twinjira ndetaye ngo tuvuge uriya muntu wahagize ariko yatanze umuco w'ibintu bimwe na bimwe bibaho tumaze gukora isesengura twasanze bamwe na bamwe iyo mico ibaho mu kinyamurenge ariko kubera ko babipfukira kubera ko bataza bashaka ko bije hanze akaba ariyo mpamvu babihuza mu miryango bigacicikera iyo ngiyo hakaba abantu bakomeza kurengana muri ubwo buryo ariko kureba ku expose rimwe na rimwe tukayibonamo nk'umuti ati gute icyambere birashobora kuba byatuma n'undi wese azatinya kubikora wahoraga bikora kubera ku muco n'ibiki ibintu ngibyo byahozeho ese uwo muco kuvuga ngo bazenda bagiye kugira ngo babivuge bice cyangwa se abantu byenda bazoza bagira batinye kuko ico kintu gishobora kuba caje hanze kikamugaragaza hanze abantu bagira iyo mico itari myiza yacu ya kinyamurenge urabona muri buriya buryo bwo atari bwo buryo bushobora kuba bwaje butaba bwiza kugira ngo byenda ikibazo bene kira kikemuke abanyamakuru bagiye babitangaza ariko bakabitangaza ari byo singiye kuvuga ngo byenda babitangaje neza cyangwa babitangaje neza ndavuga uwo muco kuvuga ngo babishize hanze bakabigaragaza ari ukuri ico kintu sico icyambere ntabwo nshigikiye ko amafuti nkaya nako numva ngo nyashigikire ngo agombye kubakorwa ngo bakayahishira okay ndabizi nibyo nakubwiye
ikindi sinza nkunda kubikurikira ntabwo binyenteresa mu byo nkora n'umwanya wanjye mafite cyane sinakurikira turiya tuntu ariko sinzi niba wabitangaje hari ibimenyetso yatanze tangible byerekana neza ko ibyo nguwo yavugaga koko ari ukuri simbizi sinabikurikiranye byose niba arafite ibimenyetso bigaragara niho nkubwiye ngo yari kumubwira ngo ubwo ufite ibi bimenyetso ndaguha inama kubitangaza hano si byo bikiza kandi ntibituma bitamenyekana kandi bihishira uru rukozasoni rw'ibintu ariko bijane muri ubu buryo uko nje ntekereza wenda ariko niba arabifite ibimenyetso akaba yarabimuhaye we umwe murabizi niba yaratanze ibimenyetso ikindi ubabaye wese azavuga atagize umubwira inama yavuga n'ibindi kumubabara utera umuntu kuvuga ibintu bitari ku murongo ariko icyo nari mvuze ngo nuko hari n'ibyabaye biruta ibyo mu muco wacu bigakemurwa bitagiye kuja kuriya byagenze kandi bigatanga isomo ku bwoko hafi bwose nitamfepa nubwo uvuze usanga ubwo buzagiye kwitangaza amakuru ntabwo kuba byaragiye aribwo byari bizatanga solution nziza kuruta kwiyo bica mu muco wacu baza baguhana bazaga bahana umuntu akabera abandi akabarore kandi bikamenyekana mu buryo bw'umuco naho gari byadutaye hanze twese n'abazima n'abatari bazima bose ni nkaho bari included muri kya kintu aho vuga rero ngo se ngo dushaka ngo duhishire ngo umuco mubi nta wawusapotinga ariko ngaruka kugira ngo ngo uburyo twakemuraga mu ibibazo kugira ngo turinde indangagaciro zacu nibwo none rimwe butagomba kuba byose bitagomba kuvugwa niho navuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire ibibazo byari byinshi n'ibindi biremeye kuruta nabiri ariko toujours byari bifite ukuntu byacibwa inzira zanyuragamo bigakemurwa mu buryo bwiza kandi bikarangira kandi twagumana rya shema n'azandangagaciro z'ikinyamurenge naho biriya ubu noneho ngira ngo amahirwe no kubona ubundi batabishyize no mu zindi ndimi ndaho mu butabaza zihindura bazishira mu Giswahili urabona abanyakenya bumve ntawubizi wabonye ko n'abanyarwanda bayibivuzeho ndetse bagasabira ubutabera niba tuvuga imvugo zirahuye zigiye gusa dutandukanye kuri bimwe ariko turumvikana barabyumva nyine ariko Abafaransa bazavuga ngo le linge sale se lave en famille imyenda yanduye imesurwa mu nzu ntishyirwa hanze ntabwo ari ngombwa ko ikintu cyose ngubwo cyagize ni umuco mubi pe kandi ugayitse nanjye ubwanjye narabyumvishe gatoya ngo ntabihaye umwanya munini numva ngize chair de poule ariko nje navuga ngo procedure babikozemo nuriya munyamakuru wabitangije ambabarire suku n'abana atarabikoze mu buryo professionnel ntabwo mu buryo professionnel yahubutse kimwe ntiyametirije ama emotion wareje kumubwira ikibazo yes iwavuga ko ntabwo yohagarika umuntu waje kwiruhura cyangwa se kwiga ariko yabanza agatekereza akavuga ati se kuki ukuntu uvuga amakuru byabaye nyuma y'imyaka irenga kuko yabivuga nkaho ari nk'ubuhamya yabivuze nk'ubuhamya ndavuga igihe byahereye igihe n'ingihe cyacu igihe yakuwe mu rugo afite icyo gikomere akagenda akagira n'imyaka agashakwa akabyara ahandi akagaruka agifite icyo gikomere atarabivuga atarabibwa nabi wabo bataraza ngo barebe na wa muryango wari wabajaniye umwana hanyuma bakamusenyera none kubwo umubabaro mwinshi yagiranye iyo myaka akaza agahita abeza umunyamakuru se mwebwe abanyamakuru ubwo wambwira hari aho muzi ko byazaranye guca imiryango bikananira none umwana akabona ko yatereranywe akabona ko hasigaye ari ukwirwanaho reka yivugire of course kera umugabo wiwe yari yarashatse undi
gushaka undi si ikibi ni ikibazo ndaga gushaka sico kibazo kinini ikibazo ni kiracu bavuga ca sebukwe ngira ngo naho gushaka aho abo dufite se bataye ingo ni bangaye bamaze gutabagabo sonombre abagabo bataye abagore ni benshi abagore bari mu gutabagabo ni benshi n'abandi batarabata wenda bazobata ariko ubu niho navuze muri za ngamba twari tuvuze twongeye kugarura umuco ukaba ikiganiro ukabonerwa umwanya ugahabwa mu byicaro bya buri gihe bipanzwe mu matorero yacu nk'uko twigisha erega n'ivanjiri idafite umuco ntaco yabimaze ku umuco ufatanye n'itorero ikintu ciyongeraho gusa no kwizera no kugira no kwizera no gukizwa ariko ntiwakizwa gusa no kwizera udafite n'indangagaciro zikuranga kuri umuntu tuzashoboka ubufura ubunyangamugayo n'ibindi byiyongera kugakiza no kwizera ukaba parfait hako kuba usanga uzakizwa uzagera gute na tureke kwihenda kuko uja gukizwa d'abord wari umuntu muzima niba rero nta bufura nta muco ntaki nako gakiza no kwizera ntiwamenya kuyanteretena udafite ibintu de base udafite ibintu bishingirwaho ufite ubumuntu nyabuntu ntekereza asanteze Dr urashobora turashobora kubihina ibyo bintu twavuze byo kuvuga ngo guta umuco hanyuma no gukorana kwa social media niyo message ushobora ko watanga kugira ngo umuntu uzenda utakurikiye byinshi aba yakumva muri ubwo buryo message ngufi natanga no kuvuga ngo bazavuga ngo ihene ngo zifatwa itaracika iziriko nasaba ko umunyamurenge wese aho ari nubwo turi mu bihe biteye ubwoba kandi by'umwijima ariko tubifite nk'ibyiringiro ko tuzabisohokamo bakomere ku muco tibishushanye naho bagiye niyo recommandation ya mbere natanga cya kabiri nuko abantu bose amakushe yose kuri ababyeyi tuvuze abashumba n'abanyabwenge mu madomene atandukanye barema ibintu biprotecting umuco wacu bakabishira muri gahunda za buri gihe nk'uko turwana n'ibindi byose turimo turwana nabyo turwane nabyo ariko turwana ku muco wacu n'igihe Imana yacu izavuga ngo ndabatabaye burundu muranesheje kuri kwanye kuratsinze tuzacura abantu bazima abanyamakuru bakomeza umwuga wabo kuko buri muntu wese ari mu murimo we ariko bawukore nk'abantu bawuzi bawukore ari ikintu cubaka atari ikintu gisenya n'abafite ingeso mbi bazireke kuko biragayitse byonyine usibye ko nta bizabyera ngo de ariko nasaba ko imico mibi yose igayitse itagombye kurangwa mu bwoko bwacu ndumva ari message mfite natanga ariko duhaguruke bazavuga ngo hari abagabo ntabwo ibara kandi turacyafite abagabo bo mu buryo bwose b'inzego zose n'abadamu iyo uvuze abagabo ntuvuze abagabo gusa kuko ari abagabo n'abadamu n'abana bacu bahaguruka tukongera tukihaza ndangagaciro z'abasogokuru n'abasogokuruza ni nazo mbaraga zacu ni nawo murage dufite tuzagenda turaga abandi n'abandi baraga babo naho hano tuhari kubw'ubuhunzi bitari ubuhunzi abahunze benshi n'ubuhunga ariko abenshi nitugira Imana bigakemuka bazataha iwabo bazataha niki habazasura gutyo nta bana bafite hari abana bazataha badafite ababyeyi kandi bahari batarapfuye nkumva message hano uvuga ngo turwane ku muco wacu ururimi rwacu kandi dukore twuzuzanya dukore dusenyera ku mugozi umwe Imana yacu izadutabara yarabisezeranyije kandi kubikora izabikora
turashimye Dr. turashimye ku mwanya wanyu mwaduhaye, turashimye kuba mwatwitabye, turashimye kuba mwadutaramiye, turashima ku nama nziza, turashima kuri message nziza uhaye igera kure ku bantu benshi bazagenda bayikurikira. By'ukuri ni ibintu byiza kandi ibintu tuganire ni ibintu byiza bizafasha benshi, bizaha umuco benshi ndetse bizahugura benshi, bizanatinyura n'abandi kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza mu muco. Hanyuma n'ubutaha ndagira ngo tubifuza kugira ngo tuganire ku bindi bintu byo hirya no hino, muzadufasha kugira ngo muri rwa rwego rwo kugira ngo tugarure umuco, dusenyere ku mugozi umwe nk'uko wari ubivuze, twese hamwe tugerageze kugira ngo tubabere ubuvugizi cyangwa se twegere ubwoko bwacu, kuko abantu benshi bakurikira bino biganiro ndizera kuko bazagenda bakuraho ibintu byinshi. Mana mwijirwe umugisha, amahoro.